Banyeshuri bana bacu, muri ibi biruhuko bisoza umwaka w'amashuri, mbifurije ibiruhuko byiza, muzagira ibihe byiza, musabane n'abandi bana ndetse n'imiryango yanyu. Ndabashimira umuhate n'umurava mwagaragaje mu masomo yanyu uyu mwaka wose. Nizeye ko mwatsinze neza. Abo bitagenze neza nimucike intege, mukomeze mugire umuhate no kwitegura ubutaha namwe muzatsinde. Kubagenewe kuzajya mu masomo nzamura bushobozi, benshi muzi nka remedial program, ndabashishikariza kuyitabira mushyizeho umwete. Ibiruhuko ni umwanya wo kuruhuka no gukina, mukaganira n'ababyeyi banyu, by'umwihariko ku ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Mutibagiwe kubafasha imirimo mushoboye yo mu rugo. Rwose kandi mwirinde ubunebwe. Mu biruhuko nanone mukwiye gukomeza gusoma ibitabo, gukurikira ibiganiro nyungurabumenyi byaba ku maradiyo, televiziyo ndetse n'ahandi hose byaboneka. Babyeyi dufatanyije kurerera u Rwanda, turabashimira uruhare mukomeje kugira mu burezi bw'abana. Muri ibi biruhuko muzakomeze kubaba hafi, mubatege amatwi, mubatoze indangagaciro zikwiye, ikinyabupfura, kubaha no kubahana, isuku no gukunda umurimo. Barimu, barezi, ndabashimira ubwitange mukomeje kugaragaza mu kwigisha no kurera abana b'u Rwanda. Mwarakoze kandi namwe mukwiye kuruhuka no kwita ku miryango yanyu. Ibiruhuko kandi ni umwanya mwiza wo kwitabira amahugurwa n'ibindi bikorwa bibafasha kurushaho kongera ubumenyi no kunoza umwuga wanyu. By'umwihariko ndabashishikariza kwitabira gahunda yo kuzamura ubumenyi mu rurimi rw'Icyongereza mwigishamo. Mu gusoza, reka nongere mbifurize ibiruhuko byiza. Enjoy yourselves and have fun. Reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ibyo muri gukora bikomeze kugenda biba iby'umugisha. Ndagira ngo muraza kunyemerera turebera hamwe ku byakomeje kugira bitangazwa n'urwego rwa MENEDIC ndetse na NESA. Hakomeza kugenda hagaragazwa ingamba n'impinduka mu bizamini bya leta, ndetse kandi hakomeza kugenda hagaragazwa impinduka zigomba kuba zashyirwa mu burezi mu gihugu cy'u Rwanda, ko bikomeza kugenda bigaragazwa ko uburezi bw'igihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe mu by'ukuri hakomeza kugenda hazamo agatotsi. Ariko kandi turaza kuba twakwibanda ku myirukane cyangwa se mu by'ukuri ku myigire y'abana b'igihugu cy'u Rwanda, ko byakomeje kugenda bigaragazwa aho ngaho. Kandi muraza kuba munyemerera turebe ese ibizamini bya leta biteguye gute ku bana bagiye kuba bakora ikizamini cyo mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, mwaka w'amashuri wa gatatu w'amashuri yisumbuye, mwaka w'amashuri wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, ko byakomeje kugenda bigaragazwa NESA ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyongera kwihanangiriza by'umwihariko abarezi n'abadelegiteri kubirukana abana b'igihugu cy'u Rwanda bakabuza kuba bakiga. Ingamba z'amanota fatizo yakomeje kugenda agaragazwa, byagira ngo byose turaza kuba tubirebera hamwe gato. Kandi nyemerera ngwereze ikaze aho wageze ni kuri Kigali Yesterday 250. Nyaboneka nimba utarakanda subscribe kanda kakanya uhita ukanda no kuri nzogera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro bya Kigali Yesterday 250. Reka ngwereze ikaze. Ariko kandi NESA yongeye kwihanangiriza by'umwihariko n'urwego rwa RIB, bongera kwihanangiriza abana bakubita abarimu ku bigo by'amashuri, ugasanga umwana mu by'ukuri arihandagaje, afashe ingumi akubise umwarimu. Byose nibyo turi buze kuba twagarukaho. Ni ikiganiro kiryoshye cyane, ni ikiganiro kiri buze kuba cyagaruka ku myigire by'umwihariko y'abana b'abanyeshuri b'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kuba twihanangiriza abarezi, abadelegiteri birukana abana ku bigo by'amashuri mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kuba twihanangiriza by'umwihariko abana bakubita abarezi. Turaza kuba tubwira ababyeyi by'umwihariko mudafite amikoro mugomba kuba mwabivuga kirikare umwaka amashuri mu gihe uri buze gutangira, haze kuba harebwa bwabufasha bukusanyirizwa hamwe kugira ngo buze kuba bwahabwa bababyeyi mu by'ukuri badafite ubushobozi. Nibyakomeje kugenda bigaragazwa ko mu gihugu cy'u Rwanda uza kuba wabona ko abana bakomeza kugenda birukanwa ku mashuri, ariko kandi ugasanga
bari kuzizwa kubera ko mu by'ukuri nta bushobozi bw'ababyeyi bafite. Byose nibyo turi buze kuba tugarukaho, ndetse nuko uburezi bugiye kuba butangwa n'ibizamini bya leta uko bigiye kuba byakorwa. By'umwihariko turaza kuba tugaruka ese NESA irateganyiriza iki abanyeshuri bari kwiga mu mwaka w'amashuri wa gatandatu yisumbuye, mwaka w'amashuri wa gatandatu abanza, mwaka w'amashuri wa gatatu by'umwihariko yisumbuye. Byose nibyo tugiye kuba turebera hamwe. Nyaboneka ariko kandi nkongera nkakubwira uti nimba aribwo bwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro wacu ukaba utarakanda subscribe kuri Kigali Yesterday 250, tukanda subscribe bigishyushye, hita uyikora aka kanya, ndavuga subscribe, kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro bya Yesterday 250. Reka ngubwire ngo mu by'ukuri aha ni kuri Kigali Yesterday 250, kanda subscribe ubundi ufungure no kuri yonzogera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro byahanga, kubera ko nimwe mu by'ukuri muri YouTube channel igiye kujya ibagezaho amakuru yose mu ruhando rw'igihugu cy'u Rwanda. Urajya uhamenyera ibintu byinshi by'umwihariko we muturage wisanze ahangaha bwa mbere, hita ubyonda kuri subscribe ubundi ufungure no kuri yonzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro bya Kigali Yesterday 250 ujye ubigerezwaho kugereka. Ngoreze ikaze ubundi turebera hamwe ku byakomeje kugira bitangazwa ku burezi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse turebe ese mu by'ukuri amafaranga ya minerval by'umwihariko araza kuba atangwa gute. Ese abarezi abadelegiteri ibigo byirukana abana bizajya bifatirwa ibye bihano. Ese abana bakomeza kugenda bagaragaza ubudiscipline bagakubita abarezi bo baraza kuba bateganyirizwa iki? Ni byakomeje kugira bitangazwa na Mineduc ariko kandi no ku rwego rw'igihugu rwa RIB ndetse na NESA birakomeza kugira byumvikana ko byose ari results zakomeje kugenda zigaragazwa. Byaje kuba bigenda gutereka ngoreze ikaze turebe uko byaje kuba bigenda kugeza kuri aka kanya. Ndagira ngo ni nyuma yuko byakomeje kugira bigaragazwa na Mineduc Rireba barakomeza kugenda bagaragaza ko ubushakashatsi bukomeza kugenda bukorwa, abana b'igihugu cy'u Rwanda barakomeza kugenda by'umwihariko bajya hasi, cyangwa se imyigire yabo irakomeza kugenda imanuka ku gipimo kiri hasi cyane. Nkuko kandi Mineduc Rireba ikomeza kugenda ibigaragaza, irakomeza kugenda igaragaza ko kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka w'amashuri wa gatatu yisumbuye birakomeza kugenda bigaragazwa ko igipimo cy'abakobwa kirimo gutsinda neza cyane. Ariko kandi igitangaje cyakomeje kugenda kigaragazwa na Mineduc Rireba, barakomeza kugenda bagaragaza ko iyo umwana w'umukobwa avuye mu mwaka w'amashuri wa gatatu yisumbuye akagira mu mwaka w'amashuri by'umwihariko wa gatandatu yisumbuye, uyu mwana mu by'ukuri araza kuba agaragaza ubwenge buke cyane, araza kuba atsindwa cyane. Ukibaza impamvu uyu mwana yavuye mu wa mbere primaire akagira by'umwihariko mu wa gatatu secondaire, ariko kandi yava mu wa gatatu secondaire kiza mu wa gatandatu secondaire ugasanga araza kuba atsindwa cyane. Igitangaje aho ngaho kandi nuko wa mwana w'umuhungu yavuye mu wa mbere primaire akagira mu wa gatatu secondaire ugasanga ntabwo yatsindaga, ariko akiva mu wa gatatu secondaire akigera mu wa gatandatu secondaire ugasanga nyine abana b'abahungu barimo kuba batsinda cyane. Ukibaza ibi ngibi biraza kuba biterwa n'iki kugeza kuri aka kanya? Mineduc iravuga uti uburezi bw'abana bo mu gihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe mu by'ukuri uraza gusanga ubushobozi bw'abana b'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wagera ku rurimi rw'icyongereza ugasanga ni ibintu bikomeza kugera bigaragazwa ko bitarashyirwamo imbaraga n'abana, nyine ukabona ntabwo mu by'ukuri bakomeza kugenda bagaragaza umuhate wo kuba basoma ururimi rw'amahanga by'umwihariko icyongereza, wagera ku gifaransa byo ugasanga nubwo uyu mwana arangije, ariko kandi ugasanga nyine indimi z'amahanga zirakomeza kugenda zimugonga cyangwa se zinamugora. Ariko sabana bari kwiga gusa, uraza gusanga n'umuntu ufite diplome kuvuga igifaransa byo ntabwo biri buze kwa bikunda muri iki kinyejana turimo. Nyine urasanga abana nubwo bari kwiga ntabwo mu by'ukuri nyine bari kuba bagaragaza umusaruro kuba barize imyaka 12. Ariko kandi abarangije nabo bagakomeza kugenda bagaragaza imbogamizi uti twize imyaka 12 yose twiga, ariko ntabwo turi kugira mu by'ukuri muri societe cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda ngo tuze kuba duhabwa akazi tubone wa musaruro cyangwa se cyacyanga cyo kuba twarize. Ugasanga abana benshi bari kurangiza bari gukomeza kugenda bashinja leta y'u Rwanda, bakavuga uti ntabwo turi kurangiza mu by'ukuri ngo tubone icyo gukora, turi kurangiza tukabimbura mu koro, tugasanga abana batigeze biga bakoze ikiyede nibo bari kutuyobora. Ugasanga mu by'ukuri ibi byose birakomeza kugenda bigaragazwa n'abana bari kuba barangiza, ariko kandi leta y'u Rwanda ndetse kandi
n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yakomeje kugenda avuga uti abana ni mwihangire ibyo gukora, mwihangire imirimo. Ibi ngibi mugomba kubikurikiza mukamenya ko kwiga atari uguhabwa akazi. Nimba warize ukarangiza, numve ko mu by'ukuri uje kuba ngo wayoragura amafaranga, numve ko uje kuba mu by'ukuri ngo waba umusirimu. Hoya, wakiga ukajya mu by'ukuri no mu gishanga ugakora, wakiga ukajya Nyabugogo ugafata agataro gazunguza ugakora, nubwo wenda bitemewe, ariko wakiga ukaba wakora utundi turimo duke ukadushyira mu bwenge. Icyo tuba dushaka ni ukugira abana bize mu gihugu cy'u Rwanda. Kuki mutabyumva? Ariko rero ntabwo bisobanuye ko nurangiza kwiga ufite amanota yawe uzabasha kuba wabura akazi. Nakaba kanyuzemo kugira ngo mbibutse ko nubwo ushobora kuba wiga, ushobora kuba wakora akandi kazi karimo ubuhinzi ukiteza imbere, ukabishyiramo ubwenge bwo bw'ishuri, ukaba wakora ibintu bidasanzwe, ibintu biri amazing, so amazing. Ubwo mu by'ukuri ndaza kuba mbabwira ubundi butumwa bwakomeje kugenda bugaragazwa na NESA. Iki kintu reka nkivuge nshiramanga. NESA, urwego rw'igihugu rw'u Rwanda, rurongera kwibutsa abarezi, abadelegiteri, mukomeza kugenda mwirukana abana mu by'ukuri mukabakura ku ishuri kubera ko babuze minervari. Ahangaha NESA irongera kwabwira uti twe ntabwo twashyizeho headquarter kugira ngo mwirukane abana. Hoya, nimureke umwana yige nubwo yabuze amafaranga cyangwa se yabuze mikoro, ariko mureke yige kugira ngo by'ukuri ejo nawe agire icyo yakimarira. Ndagira ngo mbwire abana bagiye gukora ikizamini by'umwihariko mwaka w'amashuri wa gatatu yisumbuye, mwaka w'amashuri wa gatandatu abanza, mwaka w'amashuri wa gatandatu yisumbuye, nyaboneka aba bana barakomeza kugenda bagaragaza weakness cyangwa se bagakomeza kugenda mu by'ukuri bagaragaza mu gucika intege. Ugasanga umwana ntabwo ari kwiga neza, ariko kandi ngo ategereje kuzahabwa diplome, ategereje kuzava mu cyiciro kimwe ajya mu kindi. Ndagira ngo imyaka 3 navuze haruguru, nyaboneka mwabana mwe, NESA irakomeza kugenda igaragaza ko ntabwo mu by'ukuri nutabona amanota 50% uzabasha kuba wakimurwa, uzajya usibwa mu mwaka uri kuba mu by'ukuri wakigamo. Ugasanga NESA irakomeza kugenda itanga imbuzi kuri aba bana bakomeza kugenda bagaragaza mu by'ukuri uburangare, ikabwira abana uti nimwige mushize amanga, nimwige mushize umwete, kubera ko mu by'ukuri nutabona amanota 50% ingamba zihari nuko uzajya usibwa mu mwaka uri kuba wakigamo kubera ko wabuze amanota 50%. Nutabona 50% ukuremo esheke, reka nkubwire ngo mu by'ukuri uzajya usibwa mu mwaka uri kuba wakigamo. Nyaboneka abana b'igihugu cy'u Rwanda, ababyeyi dufatikanyije kurira abana b'igihugu cy'u Rwanda, nimufashe abana gusubiramo amasomo neza, uretse ko ibihe byarangiye, ariko ubwo utazabona amanota 50% amenye ko azajya asibwa mu mwaka ari kuba yakigamo. Buri munsi duhora tubwira abana bacu tukababwira uti nimwige, nimba ari ikintu leta y'u Rwanda ishyizeho amaso, nimba ari ikintu leta y'u Rwanda ishyizeho imbaraga, n'abana b'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi bo barakomeza kugenda bagaragaza kuba banegereza, bakavuga uti n'ubundi ngo tuzasaba imbabazi bazadutorera. Ariko reka nkubwire ngo NESA nimba ari ikintu ikomeza kugenda igaragaza, nta tolerance izabamo. Nimba utabonye amanota 50% uri kwiga mu mwaka w'amashuri wa gatatu yisumbuye, mwaka w'amashuri wa gatandatu abanza, mwaka w'amashuri wa gatandatu yisumbuye, uzajya mu by'ukuri usibwa mu mwaka uri kuba wakigamo, hatitawe ngo mu by'ukuri rugiye kuba wakimuga. Abandi bakomeza kugenda bagaragaza mu by'ukuri gutera impuhwe, babandi bakomeza kugenda bagaragaza mu kwiyahura, ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo bizaba bigikunda. Nimufate amakayi musubiremo mu minsi mu by'ukuri 10 musigaranye, muyibyaze umusaruro. Ndavuga abo mu wa gatandatu by'umwihariko segonderi, ntabwo muzahabwa diplome nta kintu mu by'ukuri muzi kuba mwakora. Reka mvuge uti NESA irongera kubwira abarezi n'abadelegiteri, ikabwira uti nimureke kwirukana abana kubera ko babuze amikoro yo kwishyura. Nawe kandi ukaba uzi ibigo byirukana abana n'abanyeshuri, ukaba uricare mu by'ukuri ntabwo bivuga ngaha tuzabasha kuba mu by'ukuri twabikuraho ubuvugizi ku bana bakomeza kugenda birukanwa. Mubyeyi nawe udafite amikoro n'ubushobozi, bivuga kirikare kugira ngo umwaka w'amashuri wa 2027 uzatangire mu by'ukuri baramaze kuba bakumenya.